WhatsApp, East, West, Northern, South, Kigali City. Maximum respect. I love you so much. Ndabakunda cyane. Wese mukwana natwe. Discipline n'abacu ya gatandatu nago nabibagirwa. Uyu ni wa Mungu wanyu mwite rutikora ningoga. Mwite gurinisi, mwite rushanguza iminega, mwite mapora, mwite rubabaza wabisha. Amazina yabaye menshi guys. Najya mbabwire neza ko uyu munsi ntago bisanzwe bro. Ntago bisanzwe. Ndi kumwe na wa muntu wanyu w'ingenzi. His important. Arasesengwa ni mukoraho. Ababwira reality. Ibyo avuga bihagazeho, afite amakuru yizewe, ala ahantu hose nka internet. Wumve neza kari mu bihe bye byiza. Mwite Dani w'umusesenguzi cyangwa se umushake n'indi zina. Ngiye mwita mudasobwa kuko ibyo avuga aba bifite amakuru, aba bifite proof. Yeah man, uritari kujyana natwe kuri uyu munsi none. Uyu munsi none banza wumve icyo kubiki. Umva ibintu bibona. Umva ibyo abona muri uruganda, umva uko abona amakipe. Wumve ngo nanjye yankundisha ibintu bya football narajuice. Ariko kuri Pola Vibe nta kintu muzabura kuko twebwe twaraje kandi uyu mwaka na amateka twandika. Ibi si ubudage, ibi si ugusara, ahubwo ibi ni umuhamagaro wacu. Bana natwe rero nta kintu tugusaba. By the way, make subscribe, do that. Bashobora ko babikoze bidukorere ubundi bindi ubitubaze. WhatsApp gwan meze neza se? Gerageza uvuge cyane ko bagushinza kutazamura ijwi. Vuga cyane ntabwo urwaye rivata. Ewana bagukoreye atorotse yo kivuka. Ariko ko nta mpamvu. Umeze neza. Weekend wawuzire weekend? Weekend yari nziza kubera ko nyivuyemo ndi muzima. Ibyo dukora byose, ibyo tugeraho byose mu buzima tubikesha kuba turi bazima nyine. Yego. Nyivuyemo rero ndi muzima ndashima Imana kandi weekend nziza. Nge nari naganga. Ba sportif. Nari naganga. Ku bantu bakunda ibintu by'imiziki. Ntabwo mukiyo none. Wabonye. Duhereye. Wherever you want. Aho nshaka. Kabisa. None se nshaka ngaho wajya gucinza ko ngo pora ngo ngaho ngo sinzi. Waba warabonye ibyabaye kuri mushiki wacu se? Unduramya n'ahimbaza. Ntaga makuru ya nyafite neza. Ntabwo yizewe se. Ntago nyafite burya abantu benshi usanga amakuru yo kuri internet. Batayemera neza ariko ubwe aravuga ko wenda uruntu ruhari. Hagati ye n'umufasha ura mu Burkina Faso. Ngo ni hage ni Dragon ni kwa Dragon. I don't ntago niyo kizina. Ni Idrissa. Ubwo nyine ntazibana zidakomanya amahembe ashaka harimo kafu kantu katari keza mu miryango bibaho. Ariko ibindi bantu bavuga byo kuba bashobora kuba bagiye gutandukana burundu cyangwa batandukanye nanga se batandukanye ntago ari ni rumazi umuntu abyita rumazi keretse umuntu yifatiye amakuru nyayo yizeye nacyo reka twe kumutina Imana umwijuru mufashe n'ukuri urwo rugo reka gusenyuka agakanya byazanira toroma ntago nazashaka nanjye. Urumva uriya muntu yihereye yabaye umugaragu w'Imana. Yabaye umugaragu w'Imana ariko zuko ngo wambwa ko agiye ati birashobokeraga buriya gushaka umunyamahanga burya umuntu w'umunyamahanga nkuriya buriya wanga ngo bari baziranye bigeze tubwizanye ukuri. Bari baziranye nanjye ryo nibaza buriya bari abantu igifaransa cya Vestina nyine igifaransa cya Vestina yewe mba numva rubanda nyamwinshi ari kwinjira mu buzima bw'abafana wenda nyine ikivuga ari kimwe oya nidushaka turabyinjira ibiri ku karubanda biravuga twebwe utavuga ibiri ku muhanda sibyo. Abahanga mu gifaransa bavuga ko igifaransa cy'ura munyarwanda kazi rwose ari gikeya. Yego kandi muri Burkina Faso bavuga igifaransa cyane ni ururimi international wabo none si ubwo baziranye wa mugani cyane bazanye ingano iki ntabwo uko baziranye rwose ari ibintu umuntu yavuga ngo n'ubundi yabibara nk'abantu barambana kuko burya urukundo ntabwo urukundo umuntu apfa kurujyamo gutyo gusa. Rukundo rurabagarirwa rurihanganirwa rukundo hazamo connection itandukanye. Ubwo rero kumva ubundi by the way ngo byajuze ubundi love is connection. Urukundo ni connection mudafitanye connection n'amakuru ahagije gusa bibavugwaho nyine umuntu yategereza akareba ushobora ari rumazi ariko Imana dufashe neza ari rumazi ko baba barumeshe cyaba ari ikibazo. Okay twagiye yego kwa gatandatu byari bice ngerega bana nari ndwaye nta makuru nari mfite neza muri Kigali Universe yari neza. Muhanzi Papa Cyangwe yakoze igitaramo
urabizi ko ari igitaramo ngo yagiye ni 5 years experience. yes 5 years experience ariko no kumurika album ye yayise album yayise ngukira yayise ntabwo nibuka uburyo album yayise ariko yamuritse igitaramo now or never. Okay, now or never. Hanyuma rero we ya performance nyuma y'abandi igitaramo rwose cyarangiye mu masaha y'isa 8 hafi saa 9. Biriya bintu se byo kuzimirizwaho ibyuma ariko wenda ntarabigeraho navuga ko abitabira igitaramo harimo abahanzi bagiye batandukanye harimo umuhanzi Fireman Kibiriti maximum respect kuri Kibiriti shout Kibiriti ndetse na Yaman uri muranda mu meyo Kibiriti fire uri muranda mu bare man we Kibiriti uza na Impapuro nakuze byatani Yamano nawe ari mu bahanzi bari bahari Riderman Riderman yarari Yamano yagukira abantu Hamano nawe wamenya kira kesi igeze nawe kaka pipi oya ntabyo pipi ntabyo pipi byagenze neza ya performance neza ahubwo witwa Mr. Who yabuze kandi kuri afisha yarari Mr. Who byagenze biti sinzi bazagize umuvandimwe mwana w'umuhanga ariko habonetsemo agashya aho berekanye umwana muto w'imyaka 4 barimo batoza ibintu byo kudija berekanye umwana w'imyaka 4 baratoza ibintu byo kudija mu byukuri ni umwana wonaga kakiri gita machine n'udushya twaranze kamwe mu gashya kasekeje abantu muri Kigali Universe ariko nabako kuri papa cyangwa kude chapeau byari byiza kabisa wabonye Benove ko yaje mu musaraba nka Yesu wabonye yaje nawe biriya bintu bisobanuye numvishe hamwe ku gitangazamakuru cye avuga ko impamvu yakoze iriya kiriya kimenyetso ngo yahindutse Jesus wa stage yemeye kwibambira stage nawe niko bimera Yesu buriya tumwite Yesu okay ntago wamwita Yesu muri guma Karufani yitabiyemo yaje mu isanduka yaje mu isanduka twagiye kora tubona sohotse mu isanduka n'inuma ziraguruka ahantu hashya none se ubwo niba Benovia yaje ku musaraba akavuga ko ari Yesu ubwo Karufani waje mu isanduka ari umurambo hari ibintu babiteye agahinda ngewe ndimo no kubaza mu rwego rw'ubusesenguzi bwawe Benovia yaje ku musaraba sibyo avuga ko ngo ari ikimenyetso cy'uko yibambiye stage yayihaye kuko yayibambiye ngo yayitangiye noneho ni Karufani yaje mu isanduka muri kumaguma washushanye ubwo birasobanura ko Karufani yari umurambo ubwo yasobanurira nyine yumvikana ashobora yaraje mu buryo wenda bwo kwereka abantu yuko ashobora kuba azutse sibyo kuko nubundi iyo akenshi hari igihe nta kuntu umuntu azuka atagiye mu isanduka ntago kereka riba mu bantu bahambwaga mu ni ibintu by'umwanda reka tureke guhomekerezaho nagashya niyo mpamvu wango iyo creativity ntabwo nyemeye reka tujye tuvugishwa wowe uje ku musaraba urangije avuga ngo ngewe ngo nasigura ariko ibyo ku musaraba ntabwo bimenyereye wowe ngo nasiguraga ko ngo nibambiye ngo uyibambiye nkandi uyitangiye nkandi ni ukuyitangira kubera ko agitangira biteye n'ibyaba ni ibintu by'umwanda ubwo na Karufani niba yaraje mu isanduka ubwo yari ubwo ni umurambo ubwo Lady Karufani ni umurambo yego ashobora kuba yaraganitse kazuza ashobora kuba yaravuye kure none se nta kuntu umuntu yazuka atageze mu isanduka birashoboka ariko se abantu bose bahambwa mu birago kameramani witondere iyo kamera ntago ni ibintu by'umwanda ahubwo baba bakoze ibintu bitamaking sense neza nudushya iyo umuntu akora agashya igihe agakora rubanda bakagakunda nanga se abandi bakamublaminga bibaho ariko navuga ko ni imyanzuro iyi music barimo kugira amasanduka bakayegera imisaraba iyi music yava irajye music nkuko nakubwiye mukuru wacu yaje mu isanduka birangira tumubuze kugaruka abona ko kumugora Karufani yego vinda yaje mu isanduka ni n'umushuti wanjye rwose tujya tunacata ariko arabizi ko hari ahantu yakoze foto yaje mu isanduka already kugaruka byaragoranye na n'uyu munsi cyanyeze kubona ko fame yagize ishiye bizagorana kunyanga igihe ashaka yari decay Benovia nawe aje ku musaraba araje ngo ku musaraba ngaje kugaragaza ko ngo yitangiye Yesu hanyuma ngo nagiye Yesu urimo gusaba ko bazamwongera indi stage oya ni
ibi byamamare iyi music Dani ubu uyibona njyewe nda byamamare muri aka kanya ndimo ndikorera utuntu twangiye pembe gake gake ndashaka umbwire iyi music turimo kugera imisaraba tukayigera amasanduka iyi music iravuye nugukereya udushya gusa nuko bamwe bakereya udushya bakadukereya mu buryo butari bwiza wenda popularity tarakunda Wiz Khalifa afite indirimbo yitwa See You Again yagize miliyari 7 See You Again yayihimbye nde iyo Poroka ni Poroka yego Poroka uzi umwe wakinye muri ya filme Fast and Furious ibice bigira ngo kuri bingana ariko bitandatu ndeke irandirimbo ni indirimbo twageranya nk'iriya ndirimbo yitwa Sebo nyine ndabyumva none se ko Wiz Khalifa ataraza mu isanduka mwana ntago abantu bose bakora ibintu tubaho dukopera ndabyumva ko music already niba Africa muri rusange yego turacyakolonizwa kuba hari ibyemezo twafata abazungu bakabyanga yego bivuze ngo turacyakopera nta technology yambaye twe twagiye ibyo dukora byose akenshi tubikopera i Burayi none Benovia na Karufani biriya bintu ndashaka mutubwire muri comment yatubwire ngiye nta bintu napfa kubivugaho buriya kireka we ubwe umwitumirije ukamwibariza nzahura namwe ibyo ni amahitamo yabo yego twagiye igitamo already cya Papa cyangwa maximum respect kuri Papa cyangwa rwose byagenze neza yewe na Racine yakubise neza Racine yitwaye neza abasazi bagenze neza ibintu byagenze neza hanyuma mbo Biruzima arafunzwe yego arashinzwa urumogi koresha ibiyobyabwenge no kuba bifitiye mu rugo iyi music dukomeje gusiga icyasha umuhanzi arasabwa iki mu mboniza Dani mu by'ukuri navuga ngo ni discipline burya mu mashuri nabo babitwigishaga iyo udafite discipline muri ubuzima nta kintu kimwe ugera discipline rero igendana n'uburyo nyine witwara n'uburyo nyine ufata kariya yawe kariya umuhanzi nk'uriya Biruzima gufata umwanzuro wo kuba ngo ajya gukoresha ibiyobyabwenge mu gihe inkuru ufite ya Gisa cy'inganzo we yamaze kubyiyambura abantu bamureba bakamubona mu ishusho nshya mu by'ukuri ni ikintu abandi bahanzi bakizamuka n'abandi bose bagomba bajya bavuga mu kinyarwanda ngo akabaye cwende nikoga ngo gake ubwo Gisa cy'inganzo noneho abaye Gisa cy'inganzo ntabwo muzongera kumuhamagara Gisa kibati yamba sinzi ariko ubwe ibyo yitangarije igitangazamakuru kimwe yakoranye nacyo interview niyumviye n'amatwi yanjye nuko mu by'ukuri ari umuntu mushya Gisa arasa neza arasa Gisa yabaye mu isi ya drogue mwebwe mu ibyo bintu mwabuze yabaye mu isi ya drogue agendera mwangiza umunyamakuru umwe yaramubaje ngo mbese niki waba arahombye kuba mu buzima udafite intego uri umuntu ubabaza abafana bawe winywera ibyo biyobyabwenge yavuze ikintu kimwe avuga ko yahombye kuba atari kumwe n'umuryango we bihagije yahombye byinshi ntago ari byo byonyine yahombye byinshi we wararaburije ariko we yashimye ashima abafana bamubaye hafi muri ubwo buzima akavuga ati kuba nari umuntu uri talented ufite impano sore ibihangano byiza byatumye nubwo nari meze nabi sosiyete imwe inyanga abitwa abafana ba nyabo b'indani bangumaho nibo rero bamuteye imbaraga uyu munsi Gisa arasa neza afite n'indirimbo nziza nabonye afite indirimbo nshyashya afite indirimbo nziza muyirero mujye kwa Gisa muri indirimbo yashyizeho nta kibazo nta kintu babitwereka yego nzamuhisha niko bayita nakomeza muhishe nibyo ubwo nyine Imana nirimo kumuhisha yego numvise ari umuntu unafite Kristo muri we muri interview yatangaga wumva ko ijambo Kristo ariko se buriya rata ari byo jambo abavuga mwami byo ku rurimi buriya tuvuga ko babakijijwe oya ntago babakijijwe ariko nanone ubyatuje akanwa ubibona ute baravuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa bavuga ngo iyo ikintu kikuri ku mutima biba byiza iyo cyaturiye byari bya kera mwana oya nabyo ni yagufera ariko none n'uwemera Kristo bagomba kubivuga nyina kabisonga ntabwo ngora cyane mu gisata cy'umuziki Biruzima twamuvuzeho Dorcas ariko habaye n'igitaramo muri bise Kigali dutarame uretse gato wenda turabigera ibyo ngibyo nabyo Papa cyangwa ibyo twabivuzeho already twavuze kuri uyu mukozi w'Imana tumusengera Imana imufashe rwose ntagire ntaraburize
ibya gakondo nabyo tuzabigaruka ko ndagufite ndagufite ariko ntacyo cameraman dufashe iminota niba 20 tubwire urumva mbo aho tugiye kwerekeza rero ni muri hasi yawe ukunda ya siporo ya ruhago Rwanda Premier League se bihagaze bite apere ngo zagaritswe ibigugu byombi byagaritswe APR yasebye itsindirwa Musanze 3-2 kuri 2 bigora ntago byagoranye ahubwo ni nka Musanze isa nayo yasubiye inyuma ikina yugarira yishudwa ibitego bibiri ariko mu minota 30 ya mbere yamaze gutsinda APR ibitego 3 ibitego 3 Musanze mataza wa APR numvise Yeramanta ngo Musanze ngifite ikibuga kibingo urabona ni mu makorongo imvura ngo ngivumi iki ariko yatsinzwe none se ubungu Barcelona dufashe reka APR niba ari ikipe ikomeye wega mu Rwanda kipe imikomeye nayo irakomeye gusumbya izindi izihe nyine zimbwire izirimo zose nyine nashaka umubwire ngo dore ngikipe izagenda igahagarika piramide ngo yavuye mu Rwanda rwose twanabyemeje nizi none se ikipe igira ibikombe 20 idakomeye ibe bikombe ifite ibikombe 20 bya champion bya champion bya Rwanda Premier League kamera urebe ko muri kamera cyazo kirimo yego 20 bya champion ikime niyo champion ni Rwanda muri Premier League ubwo rero njewe Dani impamvu wenda najya nkunda kugaruka kuri siporo mu Rwanda akenshi na siporo ndabona ntabwo baragukombe ikipe yagutsinda ngo bagiye ngo ni nka cya kintu cy'ikimara cyo muri Nigeria cyavuze ngo abahungu bagisekedi wakeneye ko bagukomye abahungu bagisekedi ngo bakoresheje juju ubundi badafana umukongomani papa wenda n'akabenge n'akagusa